Bamwe mu bagenerwabikorwa b'umushinga Jyambere batangiye kugerwaho n'ibyiza byawo birimo kwegerezwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi n'amashuri. Muri rusange, impunzi n'abanyarwanda batuye mu turere dutandatu turimo inkambi z'impunzi, umushinga Jyambere uzabagezaho serivisi zirimo iz'imari, amasoko, imihanda, amazi, amavuriro n'amashuri ndetse no kubungabunga ibidukikije kugira ngo biteze imbere. Reka turebe bimwe mu bikorwa bimaze kugerwaho n'umushinga Jyambere. Mu karere ka Gatsibo hatanzwe intebe 6,730 mu bigo by'amashuri 26, aho hamwe na hamwe abanyeshuri bicaraga ari 4 cyangwa 5 ku ntebe ntibabashe kwiga neza. Ubu barashima cyane umushinga Jyambere wabafashije kwiga neza. Imbere hano muri DS Nyarugenge nta ntebe twagiraga, nyine nicyo kibazo twe dufite gikomeye, wasangaga twicaye turi nka 4 cyangwa 5 ku ntebe bityo ntitwige neza, kuko twabaga ducicikiranyije mu gihe cy'izuba hari ubushyuhe twegeranye. Ubu ngubu dufite icyizere cy'uko tuzatsinda neza, kuko ubu tubasha gukurikira mwarimu tukumva ibyo atubwira, kandi usanga nta n'ikibazo cy'umunuko cyangwa ubucucike, ko twegeranye tubasha gukurikira neza amasomo. Kubera ko twicara turi babiri twandika neza, no gukora work, kwirinda ikibazo cyo gukopera, ukora neza witonze wahanye intera na mugenzi wawe. Ikintu intebe zatumariye, urabona ko byagabanyije ubucucike, twicara turi babiri cyangwa umwe. Narebye ni kino cyorezo cya coronavirus, kwicara turi umwe cyangwa babiri bidufasha kwirinda coronavirus dushyizemo ya ntera ya metero. Iyo twicaraga turi benshi wasangaga kwiga bitameze neza kubera kwiga turi benshi, ariko kubera ko dusigaye twiga dutandukanye ubasha kumva na mwarimu akabasha no gukontorora abanyeshuri, kuko abona abanyeshuri buri umwe wese amureba hirya, undi akabasha kubakontorora. Ariko iyo twaga turi benshi byanagoraga umwarimu kugira ngo nawe abashe kudukontorora, natwe bamwe muri twakabamo bamwe bapfiramo ntibige kandi bashaka kwiga. Hajemo impinduka aho bicariye neza, umwana arabasha kwiga neza kuko nta kimubyiga, nta kurangara cyane, nta umuderanje ngo amukoreho, kuko umwana yari umuhanga, utumva ku ruhande rwaramushotora akamubaza ati mfasha. Ariko ubu kuko bategeranye ibyo ntibibasha kubaho. Ubu ngubu nicyo kintu cyatufashije nk'ababyeyi, abana bacu biga neza kuko buri mwana asubiza ibiri mu mutwe we, nta mwana uvoma undi, muri make buri muntu asubiza ibimurimo. Ubutumwa natanga ni ugushima, nta n'ikindi, ni ugushima umushinga wa Jyambere, inkunga waduteye, kuko muri iki kigo batanze intebe 533 ziza zidufasha rero, ko by'umwihariko Nyabisindu yari ifite ikibazo, dufite umubare w'intebe nkeya, ariko icyari kirimo kinababaje nuko hari abicaraga hasi rwose. Rero turishimira ko uyu munsi ugereranyije n'uyu munsi aho iyo nkunga twayiboneye, nta mwana wicara hasi. Twari dufite ikibazo kigaragarira buri wese, ugasanga abana bicaye ku ntebe cyane nko mu mashuri ariya yo hasi mu wa mbere kugeza mu wa gatatu, aho utwana ari duto, ugasanga mwarimu aricaza abana na 5 ku ntebe. Ariko urusibye kubura uko tugira nyine yari amabura akinda, babonaga ko babangamiwe. Ariko aho zira ntebe zaziye, situasiyo yarahindutse neza. Ubu nta mwana dufite aho turenza 2 ku ntebe, bangwa benshi twicaza ni 2 ku ntebe. Iyo umuntu aguhaye cyane asubije ikibazo wari ufite, wumva wishimye, twumvishe twishimye. Njye nk'umuyobozi w'iri shuri mu mpungenge nari mfite, naterwaga nuko abana mu kwicara byabaga bibagoye. Ingero nuko guhera mu mwaka wa mbere wa primaire, umwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu mwaka wa 3 bicaraga ku ntebe za karambara. Nk'ikigo twafashe uwo mwanzuro kubera ko twabonaga habaga hariho conflict, habaga hariho iyo conflict hagati y'abanyeshuri biga muri primaire n'abanyeshuri biga muri secondaire. Abo muri secondaire bakajya gukura intebe muri primaire, abo muri primaire nabo bakaba baza gukura intebe muri secondaire. Umuntu yavuga ko ari umugisha twahise tugira, twahise dukorerwa ubuvugizi n'akarere ka Gatsibo
byahise biba amahire zahise ziza kuko izo ntebe ari abanyeshuri rwose barishimye kandi mwabonye ko bishimye, ari n'ababyeyi nabo barishimye cyane cyane ko iki kigo bagikunda, baranagikundaga na mbere hose. Nigeze kwibaza nti izi ntebe zitaza no muri ibihe bya kovide nk'uko mwabonye n'abana uko bicaye, ntitube dufite wenda n'ibigo nanone byubatswe bishya bigabanya ubucucike bw'abana, twari kuba tumeze gute? Nkaba rero nongeye kubashimira by'umwihariko n'abandi bose bagiye badufasha muri ibihe bya covid kugira ngo n'ubundi uwo mutima mwatugaragarije Imana ibahugishe. Mu karere ka Gatsibo kandi ikigo nderabuzima cya Ngarama cyahawe ibikoresho byifashishwa muri serivisi z'ubuvuzi. Ni ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni 255 z'amafaranga y'u Rwanda. Madamu Uwangabe Charlotte ukiyobora aragaruka ku bibazo byakemutse nyuma yo kwakira ibi bikoresho. Ku kijyanye n'ibikoresho byo twabaye excited kuko hari nk'ibyo najyaga mbona ndi mu mastage za Faisal za CHK, nagiye ko mbona natwe barabiduhaye. Byabaye nk'ikintu numva nsubiye ku ishuri, numva n'ubumenyi nari mfite wenda bwagiye butakara, numva buragarutse bitewe yuko nabonaga ibikoresho nifuzaga, deni n'abanasi bakaba barabashije kubikoresha nk'uko bigomba. Ku kijyanye na serivisi rero ibikoresho byadufashije, ni ukuvuga ngo abarwayi bazaga bicaye nko ku ntebe, bamwe bihengetse, abandi bahagaze, abandi ubona ari akavuyo. Ariko aho twaboneye ibikoresho, abarwayi buri murwayi aba yicaye ku ntebe ye. Na bino bya coronavirus byaje, ni ukuvuga ngo bidufasha kugira ngo umurwayi ashyiremo intera hagati ya mugenzi we. Hari nk'ibyo navuga ko byatworohereje akazi, twajyaga dufurisha intoki, numva ababyeyi babyaye bakirina bakajyamo n'amaraso n'iki, ugasanga ibibazo byavutse hashaka kuba harimo n'iki na risk. Ariko icyo baduhaye navuga ko cyadufashije cyane, batuzaniye imashini zimesa, kuvuga ngo turatarampa, twamara kutarampa tukajyana mu mashini ikabikora. Twaba tunafite n'abakiriya benshi dukeneye ibikoresho byihuta, turamesa, hari n'imashini ihita ibyumutsa, niba ari ishuka twari dukeneye tugatera ipasi umukiriya akaba yayikoresha. Hari iyo bita CTG machine, ni imashini idufasha gukurikirana umubyeyi uri kunda kugeza abyaye, ku buryo waba uri no mu kindi cyumba ukabasha kumumonitoringa mutari kumwe, kubera yuko ni imashini usetinga ugashyiraho ibipimo ushaka. Iyo bigiye hejuru irakubwira, byajya hasi ikakubwira niyo waba uri mu kindi cyumba utari kumwe n'umukiriya. Ku kijyanye n'impunzi ziza kwivuriza hano n'abanyarwanda, mu by'ukuri impunzi zamaze kwiyentegra nk'aho ari abanyarwanda, n'ubundi araza agafata serivisi isanzwe nk'iy'abandi bafata. Akenshi twakira abanyeshuri cyane kuko nibo baba bagiye bari mu bigo bitandukanye, nizo mpunzi nyinshi twakira z'abanyeshuri. Mu by'ukuri ni ibintu byo kwishimira kuko nuje hano aravuga ati naha narindi, kuko ibikoresho bituma tworoherwa akazi. Nyine baduhaye serivisi nziza, ni naho tugiye hose n'abaganga, aho ntasobanukiwe barahanyereka bakangeza ku muganga, nuko bimeze, mbese serivisi zikihuta nta kibazo. Nubwo nkiraha ni gahunda y'uko nkitegereje imiti. Mu karere ka Gisagara hatangiye kubakwa ibyumba by'amashuri 40 n'ubwiherero 48 ku bigo by'amashuri bitatu. Ibyo byumba biri kubakwa ku ishuri ribanza rya Rinda, ahari kubakwa ibyumba 10 n'ubwiherero 12. Ku ishuri ribanza rya Nyabitare hari kubakwa ibyumba 10 n'ubwiherero 12, ndetse no kuri groupe scolaire Mugombwa hari kubakwa ibyumba 20 n'ubwiherero 24. Imirimo yo kubaka ibi byumba irenze 70%. Hagamijwe gukomeza gufasha impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo kwigira, hakozwe kandi hakomeje gukorwa ubukangurambaga mu turere turimo inkambi z'impunzi ari two Gisagara, Nyamagabe, Gatsibo, Gicumbi, Kirehe na Karongi. Ni ubukangurambaga ku gice cya kabiri cy'umushinga kigamije kwegereza imari impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo. Impunzi n'abakoresha batanga imirimo basobanuriwe uburenganzira bw'impunzi ku mirimo n'ibikorwa bibyara inyungu.
impunzi n'abanyarwanda batuye mu turere turimo inkambi z'impunzi bahawe imirimo mu bikorwa bya Jyambere bikomeje. Ibi bikabafasha kwiteza imbere. Ibigo by'imari birimo Banki y'Abaturage y'u Rwanda n'Inkomoko byatangiye guha impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo serivisi z'imari zibafasha kwiteza imbere binyuze mu mushinga Jyambere. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Marie Solange Kayisire ari kumwe n'uhagarariye Banki y'Isi mu Rwanda Roland Price batangije ku mugaragaro ibikorwa by'umushinga Jyambere mu karere ka Gisagara. Hari tariki enye Ukuboza umwaka wa 2020 hasurwa imirimo yo kubaka ibyumba by'amashuri 40 bizakira abanyeshuri basaga 1800 hagamijwe kugabanya ubucucike mu mashuri. Uhagarariye impunzi mu nkambi ya Mugombwa iri mu karere ka Gisagara ahubakwa ibyo byumba by'amashuri rwa Gasoreme atuye umushinga waje ukenewe kuko udufasha kwiteza imbere. Uyu mushinga uje mu gihe cyose twatukeneye kuko cyane uzadufasha mu mishinga mito mike tuzadufite itwongerere kugira ngo turebe imibereho yacu ko yazamuka kuruta ko twari turi. Cyane bijyanye n'aya mashuri nkuko twabivuze n'ubundi aya mashuri yacu yari mato cyane ukurikiye ugereranije n'abanyeshuri bahiga. Abanyeshuri bagira mu 4,000 by'impunzi ukizeho n'abandi bagenzi babo mu 5,000 byari byinshi ukurikije n'abashuri twadufite. Amasoko ari n'imihanda burya birajyana. Amasoko burya abantu bashobora bahinga bagatera imbere ariko batabonye amasoko ntabwo imyaka yabo yagira icyo bamarira. Rero turishimye cyane ko bagiye kutwubakira amasoko badukora n'imihanda uko imihanda yacu hanini ntabwo yari imeze neza nubwo tukigira hano barawukoze ariko wasubye kwangirika. Mu gihe cyose bazaba bawukoze imyaka izajya iva ahangaha ikagenda no mu mujyi wa Huye cyangwa n'i Kigali mu by'ukuri tuzatwungutse kuko tuzabona inyungu ndetse n'amafaranga aduhagije kugira ngo imiryango yacu itere imbere. Abanyarwanda baturanye n'inkambi bahamya ko babanye neza n'impunzi cyane ko banavuga ururimi rumwe. Sebuhoro Emmanuel atuye mu murenge wa Mugombwa ati impunzi tubanye neza turi mu nzira imwe twiteza imbere. Hani Mugombwa impunzi tumuranye imyaka 6. Muri iyo myaka 6 kubera tuvuga ururimi rumwe tugira n'imico yenda gusa ntabwo kubana nabo byigeze bitugora. Umubano wacu ni mwiza cyane. Muri uyu mushinga wa Jyambere kizangirira akamaro nuko aya mashuri barimo kubaka ibi byumba 20 bizagabanya ubucucike kandi ibi byumba bari kubaka abantu binahe Mugombwa babonye akazi n'impunzi zibona akazi. Ayo mafaranga ava muri ako kazi abasha gutunga abo bantu bakiteza imbere bakagura mituwele n'abikorera ku giti cyabo ayo mafaranga akabasha kubageraho. Uhagarariye Banki y'Isi mu Rwanda Roland Price ashima guverinoma y'u Rwanda yakiriye impunzi agahamya ko Banki y'Isi ahagarariye mu Rwanda izakomeza gufasha guverinoma mu kuzamura imibereho y'impunzi mu nzego zitandukanye. The World Bank salutes the government of Rwanda. Banki y'Isi irashima guverinoma y'u Rwanda yafunguye imiryango ikakira impunzi kuva mu mpera z'imyaka 1990. Turashimira kandi ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'abaturage b'akarere ka Gisagara bakiriye inkambi ya Mugombwa muri 2014 ubu ikaba icumbikiye impunzi zisaga 11,000. Tubijeje ko Banki y'Isi izakomeza kubaba hafi kugira ngo uyu mushinga ushyirwe mu bikorwa nk'uko bikwiye kugira ngo ibikorwa byawo bigere ku mpunzi zose n'abanyarwanda bazakiriye. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Marie Solange Kayisire avuga ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza gufasha impunzi n'abanyarwanda bazakiriye kwigira no kwiteza imbere. Guverinoma y'u Rwanda yiyemeje uyu mugambi wo gukomeza gushyigikira ko impunzi zibana neza n'abaturanyi babo kandi tuzabikomeza. Ikindi nuko ministeri mpagarariye Minema izakomeza gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa by'umushinga kuko bizaduha imbaraga zo gukomeza no gukora indi mishinga iteye ityo ariko n'indi yisumbuye. Rero uburyo nk'abafatanyabikorwa nk'abagenerwabikorwa abaturage impunzi
muzakora bino bintu neza, muzacunga ibikorwa remezo muhawe. Umushinga Jyambere uzamara imyaka 5, watangiye mu mwaka wa 2019, uzasozwa mu mwaka wa 2024, ufite agaciro ka miliyoni 60 z'amadolari.